We Godfrey ndakumva umeze neza meze neza wowe nanjye ndaho gahoro ko numva utishimye Godfrey ni ibintu biri aho ngaho ariko nta birenze si yose isi umuntu arimo bimeze bite si ni iki ni amahoro rero ntabwo ndi buvugeho ibintu byinshi sibyo yego kubera jihadi batangwa bagerageza oya ibyo bintu ntabwo nshaka kubivugaho sibyo nta kintu nshaka kubivugaho ahubwo keza kutishimye Godfrey, I'm very tired njye ntabwo nakubeshya ni n'ubwa mbere naza like on social media nkavuga ngo ndababaye ndananiwe like n'ubwa mbere naze nyine nkavuga ati nyine mbona amavideo y'abandi bantu nyine bababajwe na social media cyane ibindi bintu ariko okay njyewe rero ikintu nshaka kuvuga sibyo uyu munsi nko mu masaa 9 n'igice gutyo numvise live mwaraye mukoze kumwe nyine uba uri kwirebera ibintu on YouTube so ndareba numva live mwaraye mukoze n'iki nta muntu wabinyoherereje ngeze ndi kwitiraho kuri YouTube so numva rero ibintu mwaganiriye bitandukanye so numva aho rero umuntu wita Lili Pupe amvuzeho numva ibintu yanganiriyeho ngo se ngo gutukana ngo se ibiki ibintu byinshi bitandukanye nyine yamvuzeho yenda ubwo abari bari kuri iyo live barabyibuka cyangwa n'abatabizi ubwo baza kujya kuri YouTube nabonye baba babirikodinze biba biriho byabereye kuri live yahe ni kuri live kuri YouTube byabereye kuri live yawe ahubwo kuri babiri kodinga bagashyira hano on YouTube so rero ndabyumva ariko nivuga se ibi bintu birashoboka gute umuntu aza akavuga ibintu gutya riri ko muzi like nago muzi face to face ariko nyine ndamuzi sister we turaziranye like famille yiwe harimo abantu tugiye tuziranye duhuje inshuti nawe n'umuntu navuga nyine ari ukuntu utarahura n'umuntu ariko kavuga ngo uyu muntu turaziranye bitewe ndamushaka kuganira mugasuhuzanya gutyo ndavuga ati kubera iki yaje kumvuga hano kuki atari bunyandikire cyangwa se namamagare none se Lili yakuvuze yes yamvuze nabyumvishe yari kuvugana n'uwitwa Pundit sinzi nimba ariko izina rye barivuga urumva so yamvuzeho mu kiganiro nabyumvishe sinabikurikiranye byose kuko amasaha yo kujya gucyura umwana yarageze nase njya ku ishuri ariko nabyumvise nyine ibintu bimwe na bimwe yagiye amvugaho ibyo bintu bikotingeho ibyo bintu babisuba ibyo yakuvuzeho byatumye bigushengura ukagira agahinda ni ibihe ko ngenzi ko nakuvuze nabi okay donc numvise Pundite ari kumubwira ngo abantu bagiye gutanga ngo ibirego ngiki yego noneho aravuga ngo ese ngo abantu bo bagiye basubizanya ngo aravuga ngo nanjye nagiye ngo ntuka ngo jihadi ngo nagiye ngo mutuka ngo ku ma status ako kavuzwe yego ngo nagiye mutuka hatandukanye ibintu nk'ibyo yego sorry urumva nangije ndavuga ati se ibi bintu byabaye ryari byagenze gute ngo umuntu ngo ntago yakuvuga ngo wowe ngo nta kintu wakoze so byumvikanisha ko natutse ubwo nagiye nkajya mutuka nkakora iki and then ubwo yenda ibyo yagiye avuga abanyarwanda barabizi usibye ko ibyo nta kintu nshaka kubivugaho ubwo yenda yaba ariyo mpamvu yaba yaragiye akora nk'ibyo yagiye ankorera abantu bose barabizi ibyo yagiye ankorera
so njye nkiraho rero ako kantu ni byiza njye ntabwo nyakira comment ku muntu udahari yavuze ko nawe wamutukaga ku ma status ya WhatsApp cyangwa wenda izindi mbuga nkoranyambaga zawe. Okay. Rero ikintu ngiye cyambabaje birenze ubwo nabirekeye aho ngaho amasaha yarangiranye and then mu gihe nari ngarutse ngeze mu rugo nuye Kabeza haba ambutiyaje, abantu babizi haba ambutiyaje nyinshi. So kugera mu rugo bamanza kubanza ngategura umwana n'ibiki byose menye ko ariye byose. So nkiri aho ngaho message wabonye nagiye kubona mbonye message ya Lili Pupe anyandikiye kuri Instagram. Sinzi mvuyeho gutya ngo nyibasomere, hari ubwo naba mvuye nakomeza kunyumva. Wayidusomera ariko uyimpaye nayibasomera narayigusherera. Okay, kamugushyira. Amina. Mujye muza kwa dadi nge ndi umunzi. Gore zamuka kuko ari muri icyo kiganiro. Gore zamura ayo mabuno. Se muhungu gore gari mutapinga screen. Narababwiye ngo umunsi muzayamubona nafashe kuri iki gikuta mambata. Mujye mwitegura ikintu bita mpunga umuceri 6000 soldiers nkandaho. Guys mujye mukora ibitangaza. Erega ni intasera yamanuka. Haburi iki ko mufite ubuntu n'ubumuntu. Manura intasera. Barina TikTok universo. You can do it. Bikore bashe kuramba. Byashoboka. You can do it. Reka banze bakubita umuceri. Niki kidakunda. Musharing live. Wayohereje? Koherereje. Oh, tayari. Gore. Mwana wanje. Ana. Gore. Kuko nyiri ubwite njyewe ikintu ngiye gukora ibyo ngiye kureba tugiye kubirebera hamwe. Game over 1. Mumbwire ngo shiraho Godfather 2 3. Let's go. Yuhu! Twagiye garuka. Twagiye. Musome. Ndapfuye. Ndumiwe ayi mani yanje waravuze ngo abantu bazakangara ngo babonye ibyo nkoreye niko wambwiye ngibyo uzakora ngo abantu bazumirwa ngo nanje ubwanje nzumirwa ndumiwe niko wavuze. Okay. Madame Teriska Keza ndashaka kugira ngo ufate umwanya wanjye wawuhagije ufungura ushize amanga usome iyi message. Haleluya. Nuko abantu nyine bari kubireba handitse Keza ntacyo mpfa nawe urabizi, narinzi ko turi inshuti ariko FBI yanjye imbwiye ko ugiye kunkoraho ikiganiro live umpimbira ngo kubera nashakiye aba lawyers jihad yo naribu misinyihamagaza nihuta uvuge pe n'umugabo wanjye yarenze no kuba avoka ubu ni umukirateri mpagaze bwuma. Umukirateri ni abantu bazi igifaransa cyane badufasha kunekereza ko ari bano bantu baba judge bakomeye mu nkiko nyine. FBI. So njye rero ikintu ndi kwibaza Lili yagiye aramvuga nyine nkoraho ibyo biganiro nimugoroba nkuko sinzi we nimba on her side avugishije kuri nta kibazo dufitanye ariko sindane namwandikira mubwira nabi, sinari navuga ikintu na kimwe, sinari namukoraho ikiganiro nta n'iki na kimwe n'isegonda ku buryo nijoro yaraje akabikora
najya kubona nkabona nakiriye n'iyi message nta live nigeze nzaho nijoro uyu munsi ubu ngubu nibwo nje live ubu turi sangahe saa 5 na ryari yanyandikiye sangahe saa 1:19 ese iyo ribu yatabaje reka twemere ko ubwo yabivuze yayitabaje cyangwa urabona ngo yayihamagaye ngo ikitagaraganye sibyo yababwiye iki ndatekereza aha kuri live haba hari n'abayobozi sometimes yenda bari gukurikirana ibintu nk'ibi ngibi sibyo bumve nimba hari n'abakoze ibyaha cyangwa iki sibyo ese iyo arindiriye iyo live nimba koko yari ihari ikaba yamara kuba agahamagara iyo ribu afite n'ikintu ayibwira kuko urabona yavuze ngo ngiye ngo kumusebya ibintu byinshi ese namusebeje hehe ese iyo live nayivugiye hehe ibintu bijyanye na jihad kweri mwambabariye koko mwabantu mwambabariye ko nta kintu nigeze mvuga kuva ku munsi wa mbere uriya muntu nyandagaza mwamfashije kweri please nimba yarashakiye abaroya jihad nabigiraho ikihe kibazo ese umuntu arega undi atazi ko azashaka abaroya nimba yaranabamushakiye n'uburenganzira bw'igihe nkurira n'ibyo bintu ese izo FBI muvuga I'm very sorry so FBI muza mukavuga ngo zaje zikababwira zikorera mu kihe gihugu ese kuri social media nahaburiye ubutabera nta n'ubu haba yenda tubivuge gutyo sibyo and then uri kuvuga ko wagiye no kwitabaza ngo ribu wahamagaye wagiye kumvuga iki kuri ribu nagukoze iki ni igiki nagukoze ku buryo hano muri message unyandikira ngo wagiye kuri ribu nagukoze iki wagiye kubaza icyo wagiye kundega kuri ribu ikindi uri kunkangisha ufite umugabo ngo umugabo wawe si umwavoka wa n'umukirateri arono umugabo wawe si riri ntabwo ndahura nawe nziranye na big sister wawe n'umugabo we famiye like abantu bo muri famiye yawe ntabwo ntibanyakiriye nabi nta kibazo ngirana nabo nawe mu kuvugana nta kibazo ngirana nawe ikintu cyonyine meruka wanyandikiye nyamuri kureba message iri hejuru ukwezi kwa 10 wanyandikiye umbwira ko wanyandikiye on Snapchat and then ngiyeho ndeba wari uri kumbwira ibintu bijyanye na jihad ngo ese twakemura ibibazo gutya na gutya biranunguye mu kanya rero aho mubwiye ati uri kunyibutsa ngo waranyandikiye kuri Snapchat ndakubwiye yes waranyandikiye ninda kubisoma ariko nagiyeho ndagusubiza ese ntabwo wibuka ko twabivuganye uhakana ko njye nawe ntavuganye nawe on Snapchat kuko ibintu bya jihad warabimbwiye tubivugaho mubwira ati nta kintu nzi mpfa n'uriya muntu kugira ngo weme sorry harya iyo mvuye hano kuri live ngiye kureba nka message ahantu bita biba muted cyangwa biba muted okay nashakaga na message yandikiye jihad ndi kumubwira jihad mfiki nawe wayizanye gere umva yirebe uyime hano biroroshye reka kwereke kandi wirira komera ariko si wirira shira wirira shiri okay mutaka nanjye yane ubwoba ririko orage kandi ngama nanjye ndikane ubwoba jihad ndakomuje wewe ubwa kuri wara yotonganye nawe ndakuzi uretse gato wiraka wa mugore we nawe okay ngaho ihangane bumyutinze gato reka bampereze zira message mutaping screen mutaping Lili zamuka mutaping screen abantu 1900 mutaping bro how come abantu 1900 mutaping screen mutaping screen mutaping screen Jesus
none se abantu 100 muri gushyira muri request ngo bazamure iki kiganiro mu kibareba ko iki mwaba mwihanganye gatoya please. Can you at least a bit muretse gato. Banyarwandakazi mwihangane. Yego. Jesus. So rero ikintu nari ndi kuvuga riri mu kanya nyine twe twandikiranye ariko kuko ndabipostinze ntambwe ati muranshaka iki ko nabihoreye mwabantu mwe mwambabariye gukomeza mumbwira ibi. Iyi message zawe uvuze ko uretse gato gukomeza. So ndangije rero aravuga ngo yanyandikiye kuri Snapchat ngo tubivugeho ngo bya jihad ngo ndabyanga kandi ahubwo nagiyeho ntinze kandi tubivuganaho ariko mbonye arabihakanye. Ikintu rero cyerekana ko ibyo bintu twabivuganye nandikiye nyuma jihad ndambwira ati jihad mfiki nawe nagukoreye ikibasi ngusabye imbabazi n'inshuti zacu duhuriyeho bambaza ikintu dupfa ntiriri pupe nanana. Urumva izo message ndaziguhaye urabireba sinzi muri kubibona. So rero ntago nzi ikintu rwose ngomba gukora riri rwose. Anyway nta nubwo nigeze nza hano ngo mvuge ngo natanze ikirego kandi niyo naba naragitanze nuko ubwo naba nkeneye ubutabera. Urumva icyo kirego niyo naba naragitanze ubwo naba nkeneye ubutabera. Rero kumbwira ngo ndashaka ngo kukuvuga nabi ngo nkugira gute ngo kuko ngo washakiye aba judge aba lawyer ngo jihad nta kibazo mbifiteho nta nicyo nabigiraho kandi ikindi kunkangisha umugabo wawe arenze umwavoka ntago nzi icyo ugamije. Ese ubwo ndamutse naratanze n'ikirego koko ubwo ugamije iki uri gushaka kumbwira iki se? Ubwo ko icyo kirego nakireka kuko umugabo wawe arenze umwavoka ugamije iki? Ntabwo byo ndi kubyumva. Ikindi abo bantu uvuga ngo naba FBI ese mwabantu nzage akazi k'ubuhoste nabaye ngahagaritse kubera ibintu birimo by'intambara. Ibiki akazi kanjye gasanzwe ntago ndi gukora kubera ibintu bagiye bansebyaho banyangiriza sibyo. Aba mama barabizi bose twagombaga kwandika n'abandi ba mama nta mu mama nongeye kwandika mubona afashaga nta kintu na kimwe nyikora. Ese noneho nimba uvuga ko ufite noneho FBI ukavuga ko wahise unahamagaza RIB ngo igitaraganya ngo wahise ubabwira byihuse. Ese uragira ngo sinzongere no gusohoka mu nzu? Nimba uri n'inshuti na jihad muranshaka iki? Mwambabariye koko. Teriska Lili Pupe si inshuti yawe? Lili Pupe ngewe turaziranye nanavuga ko ari inshuti yanjye sibyo? Nanavuga ko ari inshuti yanjye kubera ko nta kibazo naye nakagirana nawe ahubwo natunguwe niyo message yamaye ntungurwa kandi n'amagambo yarayamvuzeho. Ese nimba inshuti yanjye kuki ataje ambwire ngo gutya na gutya? Ese nimba inshuti yanjye akaba n'inshuti na jihad kuki atatuje hagati batwunge sibyo? Tubiganireho. None ahangaha hano hari message yindi mbonye. Aha Lili Pupe akavuga ati mwana wa mama nta kibazo mfitanye nawe ko nanakwandikiye message soma ngiyi message. Undi biri ako se wamyutinze ko ndibuze kugera kuri mu rusaku sheri bebe urakoze banebwa bananye kunze shishinganisha muri muruhero ko ndishobora byemeye se ndi umutinganyi Lili yaje tuziye umuretse gato ceceka gatoya ngiyi umva Keza Teriska imbere y'abantu 200 ndashaka undebere hano. Iyi message uri kureba hano abantu muzuminge musome ngaha. Iyi message warayibonye? Iyi message nicyo nakubwiye nayibonye ntinze kubera yuko aya ni matariki ngewe mba nenda kugiramo anniversaire nayibonye ntinze. Aho nayiboneye nagiye kuri Snapchat nkuko yari yabimbwiye hano muri iyi message. None ndamusubiza ibyo yari yanyandikiye. None hano
Erega nanjye ndikurira mwihangane ko ndeba hano nta mutima mu burimo. Iyi message tugaruke kuri iyi message noneho ni byiza mureke mpereze riri ijambo dore kubera iyi message ye riri Pupe mama la Miracle wiriwe fungura mike yawe banze werekane n'iriya naguhaye ndi kubwira Jihad ngo riri Pupe ambaza icyo twayigarukaho nyuma. Okay. Reka twumve riri Pupe. Ndahari mais je suis choquée. Désolé. Urabizi ko ntacyo mpfa nawe. Nta nubwo ndi mu bumare igihe hano. Urabizi iyo message narakubwiye nti mashiri umeze neza. Ntacyo mpfa nawe. Narakwandikiye kugira ngo wiyunge na ba Jihad nyine kuko nabonaga hari ukuntu bitameze neza. Ndakubwira nti genda ujye kureba kuri Snapchat. Urabizi ukuntu wansubije? Ariko kumva riri. Oye nasubize wansubije ngo iki? Ndi kukumva riri wowe bivuge kuko muri message mfite wavuze ko ntanagiyeho ngo wansubije ngo iki? Riri wowe vuga uko nagusubije nusoza nanjye ndavuga sibyo? Okay. Njyewe ukuntu wansubije wari trop froide. Nkaho utabishaka. Nanjye mpita nikurira amakanje karenge. Burya hari ukuntu ushaka guhuza abantu ukabona undi atabishaka. Na wakoze foho zose bizishobotse. Ukabona undi nta gahunda bifitiye. Nanjye rero nahise mbyihorera. Ndagenda njya muri kwe yanjye hariya. Ariko ntago bivuze yuko nahise mba umwanzi wa Teriski. Noneho ejo nako ejo uriya ntago uyu munsi nako abantu barampamagara barambwira ngo Keza Teriski agiye kunkuraho inkuru. Bakubwiye ngo Keza Teriski agiye kugukoraho inkuru? Yego. Noneho nk'umuntu njyewe kugira ngo nemere amagambo y'abantu nahise mubaza. Yego. Nuko byagenze. Niba atari ibanga uwo muntu waje guteranya na Keza Teriski ko agiye gukora. Uwo muntu twere example byanditse no muri message. Wow. Njyewe mba muri Espagne bambwiye ngo bagiye kukwandagaza ndavuze sinakoze iki. Ngo nuko gwashatse umwavoka ndamwana niko nanditse ndavuga ni noneho duhangane no serima nanjye mfite umugabo w'umunyamategeko. Nimuze duhangane ngo ibi ngibi byose nagahinda kubera abashakiye Jihad umunyamategeko. Nicyo ndi kuzira. Tafaka. Ese gushaka Jihad umunyamategeko ni ikosa nanjye namumushakira niba ari ibyo. Murabiho rero. So iyi message rero ibi ngibi mbere yo kugenda. Nicyo ndi kuzira Godfather reka nge nigendere nisangira umugabo wanjye. Oya riri mbere yo kugenda. Oya murabiho ndarambiwe. Erika ari guhamagara Teriski bari kugambana. Muhungu ari guhamagara Teriski bari kugambana. Okay, Teriski. Amagambo ya riri urayumvishe. Uri kumuryoza ko yashakiye Jihad umunyamategeko. None se ko ibyo bintu ari byo abantu buri gihe baza bakigira ahangaha ntakunda. Umuntu muri inbox yanjye araza akandika ibintu bingana gutya. Yagera hano live akavuga utugambo tubiri. Ese ndi kubimuryoza nambwire njye navuganiye hehe nawe? Uwo muntu naho hanavuga simazi ambwira uwo muntu cyangwa abazi uwo muntu ngewe nimba navuganye nawe. None aha turi live natubwire uwo muntu naba naganiriye nawe cyangwa se naba nimba riri namwandikiye cyangwa muhamagara. Ndavuze ko yabibwiye n'umuntu wabibwiye uri example ko bagiye kugiye kumwandagaza. None se Godfather Ninde mushuti wawe uri muri example? Aho ni hehe se ahubwo? Muri example.
ntabwo uzi muri example ntabwo hazi ntabwo mazi uri serieza se cyangwa uri boko uri gushaka kunyura ntabwo mazi seriye mbonye ndumiwe ayi mani yanje waravuze ngo abantu bazakangara ngo babonye ibyo unkoreye niko wambwiye ngo ibyo uzakora ngo abantu bazumira mu nanje ubwanjye ndumiwe. So Keza ahangaha hari example ni igihugu kiri muri Scandinavia mu bihugu by'i Burayi ariko reka riri arabisobanuye. Reka tugaruke kuri izi message nzibasomere abanyarwandakazi. Iyi ni message irimo agahinda kenshi n'akababaro kenshi yanditswe n'uwitwa Keza Tiriska yandikira umuntu bita Jihadi yabanje kumwoherereza wamwoherereje umupolisheri nicyo wohereje Jihadi muri view once ukagisiba kugira ngo nsome iyi message birasaba kugira ngo manze menye ikintu wamwoherereje muri view once kugira ngo abanyarwanda no bave mu rujijo. Ni ikihe kintu wohereje Jihadi muri view once ku buryo wahise ucyoreza muri view once? nari mwohere urabona yankozeho n'uzavuga ntago ndi umusingo mada ngo ntago nabanye n'umugabo ngo ngende umukobwa wabyariye iwacu ibintu byinshi mwoherereza rero papa w'umwana wanjye ari kuvuga ngo Keza twabanye umwaka n'igice Saba ari kumubaza ati se byari byabaye urugo ati yego byari byabaye urugo so byari uburyo bwo kugira umwereke ko avuga amakuru adafitiye gihamya ariko kuko yari papa w'umwana wanjye ntago nagombaga kuyimuha ngo ayirebe nyine ngo ayigumane nayo muhaye view once and then nkomeza mwandikiraho ibyo bintu. Umuntu wongera gutukarira ndamuha amapumbu ya se mwamasamwe injiji ni mwebwe we ngo niba ari Dorine waki byimba wereka gufata umubyeyi uretse gato ntimukaze hano ngo mufate umuntu mu batuke. Twumvikane rero umuntu uri bwongera kwandika yibeshya gutukarira muri comment ndaguha nyoko ndakuboroka yego kwizi ko mwarakaye so twumvikane kambasomere hano yewe nabwirire ave kuri no binyo bitazamuteranya n'abantu reka kubitera ubwo bamwe muri bande mwirukana abantu kuri social media Kamaze nsome iryo ni kwanga umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga n'igihe ashakiye.